kagabo. Nta kintu wamburanye kanyoko. Nta kintu wamburanye we Irene. Nzaza ibingi biduca inyuma tukajya mu gikari ngagukubitine. Uko mubizi ndacyari mushasha mu Rwanda. U Rwanda ni igihugu cyane cyambyaye cyanametse ariko ntabwo nabaga mu Rwanda ndi mu bihugu by'abaturanyi. Naragiye kumesera ibikecuru by'iwabo. Ibikecuru nkajya mbyoza bakampa amafaranga atari menshi atari na make bamembaga igihumbi sha. Bamembaga igihumbi. Uri kumva? Mbaye ntabwo naba. Njya kumesera ibikecuru byabo rero nkanabyoza byo mu bihugu by'abaturanyi none ngo waje n'ikibazo cy'intambara n'ibiki baraduturumbura twese ubugegera bwose bwari buri bose baraduturumbe ubu naragarutse mu gihugu cyane cyambyaye none ngarutse oya none ngarutse ntabyo mwari muzi yanjegera yanyu ikaba yahageze jegera mukunda cyane mumeze mute nanze basuhuza abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga harimo za YouTube, TikTok, Instagram n'izindi na za Facebook. Bisa nkaho rero muri iyi minsi nari muze nk'uko mubizi bantu banjye simubizi video ni buri wa mbere ariko noneho maze iminsi ndimo ndeba injegera n'abanzi ngo ndebe ibintu by'imihanda ukuntu ibintu bimeze. Injegera ngo yanyu kagasura mba ndi kubarebera ibintu ndebe ukuntu ibintu bimeze. Mumeze neza ariko muraho. Nahoze rero ndimo ndeba ku mihanda ndeba injegera bita ngo ni Badurama yo kicwa n'uburoka ugwa mu ntuza mu mwobo yo kabugenda ukubiri n'umutima yo kicwa n'uburoro bw'imbata nyaguhambirwa ku kizirika curanya nyagubahambwa ku musaraba atambitse. Tubwizanye ukuri. Ni buriya ni ngiye buriya kagasura sinjya nyine iyo bigeze ku gihugu cyanjye cyambyaye cyanteruye cyansimbije cyampaye amata ntabwo namubabarira ngomba kubaga nta kinya. Hari abantu benshi nagiye mbona bambwira ngo mukagasura ngo mukagasura kagasura ibica aryi wanyu nuwo kwaso nuwo kwa mukuru wanyu wa mushiki wanyu wo kwa nyoko ibintu mubikura hari ubugegera bwinshi nagiye mbona kuri Instagram bugenda bumbwira ibintu no kuri TikTok rero nkuko mubizi ndacyari mushasha mu Rwanda. U Rwanda ni igihugu cyane cyambyaye cyanametse ariko ntabwo nabaga mu Rwanda ndi mu bihugu by'abaturanyi. Naragiye kumesera ibikecuru by'iwabo. Ibikecuru nkajya mbyoza bakampa amafaranga atari menshi atari na make bamembaga igihumbi sha. Bamembaga igihumbi. Uri kumva? Mbaye ntabwo naba. Nabijyaga njya kumesera ibikecuru byabo rero nkanabyoza byo mu bihugu by'abaturanyi none ngo waje n'ikibazo cy'intambara n'ibiki baraduturumbura twese ubugegera bwose bwari buri bose baraduturumbe ubu naragarutse mu gihugu cyane cyambyaye none ngarutse oya none ngarutse kamanze ndyoga none rero nuko ngarutse nkasanga injegera yigize ashwi injegera yateruye abantu bose injegera yifashe ikandagaza igihugu cyatubyaye kandi ikabwira n'umuyobozi w'igihugu cyacu sha. Ngowe Badurama ngo Badurama durumba nyindu ngo badi ngo ni badi ngo rero nkuko mubizi ndacyari mushasha mu Rwanda. U Rwanda ni igihugu cyane cyambyaye cyanametse ariko ntabwo nabaga mu Rwanda ndi mu bihugu by'abaturanyi. Naragiye kumesera ibikecuru by'iwabo. Ibikecuru nkajya mbyoza bakampa amafaranga atari menshi atari na make bamembaga igihumbi sha. Bamembaga igihumbi. Uri kumva? Mbaye ntabwo naba. Nabijyaga njya kumesera ibikecuru byabo rero nkanabyoza
byo mu bihugu by'abaturanyi none waje n'ikibazo cy'intambara n'ibiki baraduturumbura twese umugegera bwose bwari buri bose baraduturumbuye ubu naragarutse mu gihugu cyane cyambyaye noneho ngarutse oya noneho ngarutse kamanze ndyogaye noneho rero nuko ngarutse ntasanga ingegera yigize ashwi ingegera yateruye abantu bose ingegera yifashe ikandagaza igihugu cyatubyaye kandi zikabwira n'umuyobozi w'igihugu cyacu sha ngo we badurama durumba nyindu ngo badi ngo ni badi ngo jaja irangegera y'urutwe rubi n'uruda rubi n'utuguru wagira ngo ni imirisho y'abazimu bavugisha ingoma bari guhuruza bo kwa Baritoromayo no kwa Bantuza nage n'ubuguru burute nk'ubwakajwi dore ko kireba ubwo naba nshoje intambara ariko nawe simutinya ntabwo mutinya nubwo ari buriya n'inshuti yanjye ariko ntabwo mutinya bibekese njyaje niba rwose uzi ko rwose ukurikirana iranyanga Rwanda nta kintu kizima yawakura ariko niyo mpamvu mubwira mw'ababyeyi niba ufite urwana rw'urwavumba rwana rwiza cyane rwana ukunda rwana rwakunaniye niba uzi ko ukunda kureba utuvidewo cyangwa se ukunda guseka ukunda kumenya amakuru va hano kwa Kagasura tuguha amakuru yizewe tuguha n'ibingegera kubita tuzicisha akanyafu tuzikubite ubundi zinyaharire wari wakubitwa inkoni zikagusema cyangwa ukicwa n'inzara inzara ikakwemeza none ukumva wareba nk'igice cy'umubiri wawe wirya ubundi ukakirya kugira ngo inzara ikire mwana w'Imana ndemera nashidikanya ndemeza n'amategeko y'Imana uko abishaka ari njye mwana w'Imana wa mbere muri gihugu mwigeze mubona ari njye mwana w'Imana wa mbere Imana ikunda kurusha abandi bantu bapfe n'abazima n'abazazuka n'abandi bazabaho ni njye mwana w'Imana Imana ikunda kurusha abandi niba ushaka kugira ngo ukizwe ushaka kugira ngo ubane nawe ubane n'Imana Imana yawe usenga ikwemere mu izina rya Sumane Kristo Yezu akuzwe na Kristo bavandimwe vayo hano kwa Kagasura wumva imirongo yo muri Bibiliya ubundi ukizwe udakizwa ukubita inkiza amatwi n'amatama yinyarira zimutera inzoka ahita ajya gutera agatebe kwibarabara ajya kunywa ukanzera yike ukambwira icyo ushaka kumbwira aho ngaho muri comment ubibona nawe niba wemera Imana yaguhaye isezerano wabiki wowe uri kunda wabiki ukanzera iki wabiki comment kama ngo Kagasura ndagukunda wabiki rero reka mbabwire ubu ngubu nashyizeho system murabona ko twujuje ibihumbi 10 by'abasubscribers muri kubyumva neza mwajya mu kubyumva kuruhuka amatwi mukomeze mukani subscribe mukandera iki mushyiremo na comment nitwuzuza subscribe ibihumbi 50 byonyine ngiye ntabwo ngorana ibihumbi 50 by'abasubscribers comment 3 za mbere eka tugire 5 n'ingegera kuko ndabizi ari ibigegera bikoresha 2G ibigegera byo muri Burera Nyagatare Nyamasheke none ibyo Kigali barasirimutse wa bijya biyibona bitinze comment 3 za mbere zazigenda nimero z'uwo muntu cyangwa code mitemo amafaranga anaye ndi kwigendera nsikororinga ariko nabonye ingegera ntago navana yihaye nyine umuntu w'umugabo arifata akajya kureva kuri TikTok akarira ngo nuko bamuhemukiye iyo ngegera ngo ni Godfather ngo ni papa w'Imana ibaza umuntu wita papa w'Imana cyangwa ni Godfather cyangwa ni Badfather nuko sizukureli kwigendera rero jya kubona mbona ingegera iri kurira ngo ngirene mwayi ngo narayifashije ngo ntako ntagize uretse mwumvi iyi video mwumvi umugabo mwumvi oya
uwo mugabo mwumvisha ibintu avuze, ariko abantu bose mwabaye ingegera. Narinzi ko ari ingegera njyenyine yari hari Imana ikunda kandi yizera. Abantu bose mwabaye ingegera. Mumbwire gute umuntu w'umugabo umuhanzi wese uje wo mu Rwanda uyu ninjye wamuzamuye, promotion yabaye promotion, yirwa akora live niko kazagirwa hernye mu buriri, mwavuye mu buriri mugakora mwabagabo, wirwa kuri TikTok nguri gukora live, wirwa muri live yabaye live, uhenza hagiye uruhenye nguri kuri TikTok ngo munkandire ngo mume mashini gani ngo mani mashini gani ngo gani mashini gani. Ibyo bintu murimo, ibyo ngakarabyo ngo diamangi yitima, ibyo bintu murimo ni ibiki? Mwarangiza mwabura amafaranga mumaze kwandagara mumeze nk'ingegera mugatangira ngo naragufashije ngo namanzi naza uzamura nde we wazamuye nde wamukuye wamugejeje ninde wazamuza ngaha ko tuzi ubwana bwinshi bw'ingegera bufite impano bwirwa bwandagara bwabuze ubizamura. Ninde wazamuye? Ninde wazamuye mu kitubwizanya kuri tukabeshya? Ninde wazamuye wowe? Ntabyo mwari muzi.